nifuje kubasangiza inkuru nk'iyi yanjye kuko nzi neza yuko hari abo yabera isomo. Irazikaraga cyane kuko zazikiri mu mashini, noneho njye icyo nabigenjeje barambwira ati tuzimye imashini. Nabwo ati mwizimye kabisa iri kundya. Noneho njyewe nabwo ati ndi kubabara cyane ubwo kuko yari yamaze kunca intoki n'ikiganza giturikije inyamirimira zinta mu maso, inzara iki byose. Urumva iyi mashini isya ipamba iri muzi iri huha rikaguruka ikarifatika ikaricagaguramo ukuntu ikaricamo utuntu nyine, ni ibintu bikomeye cyane. Urumva iyo igeze noneho ku kiganza itugira utunyama twisambusa, ntago nakozemo, asanga ndi kumira ikirayi. Yaramfashe abanza nkubita ku gikuta, amaze kunkubita ku gikuta nitura hasi bya biryo mu nda harandya, arankandagira mu nda ndabigarura. Abaramfasha aranziritse, abafasha agahiko k'agafoke, sinzi nimba muzi iyo umuntu iyo afite ifoke arimo ararya ahantu afatira ari kurira, niho yafatishije akoza mu ziko mu mbabura, aragatwika kaba umutuku karatukura koko, toragura yo muri ya mondisi imyanda. Icyo gihe kujya turya imyembe yaboze ukayiborora, inanasi zangiritse, amapapayi yangiritse ukaba wariborora ukabasha kurirya, ubuzima bukendereya. Inanasi zangiritseho ibyo mwita nko kubura, ntabwo twabifataga nko kubura, ubonaga ari nzimo ukaba wayiterura ukayirya, kuko akenshi inanasi nkaba nayihekenye idahase. Nitwa Niyongira Jean Paul. Abanzi banzi ku izina rya Senegal. Navukiye Nyamirambo muri Nyakabanda, aho bita mu Ikoni ku muhanda w'amabuye. Kana n'abakobwa batanu n'umuhungu wa gatatu ari we njye. Byari ubuzima bukomeye cyane, ariko kuba inkuru ya nyayo mu buzima bwanjye kuva mvuka kugeza amagingo aya ngaya mumbona mu maso yanjye. Papa ndamufite, ako papa nawe ari Nyamirambo, afite undi mugore, umugore babyaranye abana 6. Tugiye mu rugo ni abakobwa 5, njye mutoya nabaga kwa mama. Icyo gihe mama ashaka undi mugabo, tugiye papa baratandukana, kuko na papa nawe yari umuntu w'umusinzi uri aho ngaho, yari umuntu nagize ubuzima buri mu buzima bwanjye, ku buryo nanjye rimwe na rimwe iyo nirebye njye nibaza icyo mbura kugira ngo ubuzima bwanjye bubashe kugira aho bugera, bashe kureba inzozi zanjye ko hari icyo zamfasha. Akenshi izo nzanjye zihora hasi, kuko akenshi ibyo nifuza siko byagenze. N'ibibazo byanjye nahuye n'ikibazo cy'akaboko, ni imwe mu nkuru ngiye kubabwira yabashije kunkomerana kugira ngo inzozi zanjye zifeiringe cyangwa zibe zacika. Mvuka mu muryango w'abana 3, ubu mbana na Stefada. Mama yaje gutandukana na Daddy. Tugiye papa yari afite ikibazo cy'uko akaguru ke kigeze kumugara kera mu ntambara, akaguru ke nako afite ikibazo mu ivi, yani hano. Ubwo rero
mama aza gutandukana na papa bagusinda. Icyo gihe na mama nawe yari umuntu winywera ibintu by'ibiyobyabwenge, mama yanywaga itabi, yanywaga inzoga, nanjye bikajya bingora, ari mama yaradukubitaga. Ariko nawe uko atari ntabwo yari yoroshye, byari ibintu bikomeye. Gusa kurumva ntabwo wari umuryango w'abantu bose bafata ku bintu bitari byiza. Nanjye mama turabana, ariko yaradukundaga pe, yaradukundaga, ariko nawe yabikoraga ari uko mu mutwe byahindutse, ko nawe yabaga yahindutse, yahinduwe n'uwo babana, yari we stepfather. Pawe yagiye ubuzima bwe na mama agiye ubuzima bwe, ubwo njye nasigaranye na mama kuko ntabwo natandukana na mama, byo birumvikana. Naje kubaho nabi. Ubu byatangiye mama kera nyifite imyaka 3, nari ndi umwana muto cyane. Nafite mushiki wanjye nawe dukurikirana, twakuraniranaga imyaka 2. Mama yigeze gushaka stepfather nabasobanuriye hagana ruguru, yari umuntu nawe utoroshye, akajya dukubita, mama nawe bagaserera. Icyo gihe mushiki wanjye akajya yiruka, akajya gushaka ibyo turya muri Nyabugogo. Ubwo twaraturongeraga tukamanuka kwa Mutwe Kimisagara, tukajya mu isoko rya Kimisagara agana ruguru ku muhanda w'igitaka, nimba muhazi, gutoragura yo muri ya mondisi imyanda. Icyo gihe tukajya turya imyembe yaboze, tukayiborora, inanasi zangiritse, amapapayi yangiritse, ukaba wariborora ukabasha kurirya, ubuzima bukendereya. Inanasi zangiritseho, ibyo mwita nko kubura, ntabwo twabifataga nko kubura, ubonaga ari nzimo ukaba wayituruka hirya, kuko akenshi inanasi nkaba nayihekenya idahase, papayi, ibintu bigenda bidukomerana, bigenda bibi. Njyewe ibyo bintu byarabaye, ariko nje naje kujyaho mu kazi, nako mama yaje kujyaho mu kazi. Agiye mu kazi, icyo gihe yakoraga kuri Koseni, abahazi bamwe turahazi, aho bita Kagasunza, ahantu habaga, aho bita kuri Malaria kuri Koseni, ni groupe ya Koseni ariko ikusanya imyanda mu mujyi wa Kigali. Mama akajya akorayo, akandihira ishuri, kuko ninjye wigaga, bashiki banjye ntibigaga. Noneho nkajya ku ishuri, ariko nkaba nzi neza ko nsize mu rugo badatekanye, bakarwana, bikaba ikibazo gikomeye cyane. Njye nasanga mu rugo bari kurwana, nkigera ku irembo, nkahita ndeba ahantu nikatishije, nkahita ngenda nkahita mpowa, nkahita nsanga abaturage bati bawitsinde, ati vayo tukwereka ahantu witsimba. Ubwo mu rugo bamenya ko natashye, kikaba ikibazo, bakaza kumpeka, nafatwa. Ni kwa gukubitwa amafera beto, nta gukubitwa ingumi, ni kwa gukubitwa. Kubu nari ndi umwana muto ku buryo mama yabaga yanyweye ku nzoga, akaba yafata agatera ku gikuta, biragenda birazamuka, biba ikibazo gikomeye cyane. Umunsi wari umwe, stepfather yari avuye gusinda, araza yakomeye, igihe twari twiryamiye, mama aregekaho, aravuga ati ndamurindira naza mwe muryame. Mama arara yicaye aho stepfather aziye, umva atangiye gutongana mama, kuko njye ari umuhungu mutoya muri bose, ariko ntabwo napfaga gusinzira nk'abakobwa. Atangiye kumva mu rugo baratonganye, kubera ko numva nimba ari akantu kahoraga mu muryango, ntabwo twasinziraga, ntabwo byashoboka. Kugira ngo uzapfe gusinzira, wasinziraga wumvisha ari uko wabaga umeze nk'umusekirite. Nabaga numvisha ari uko mama na papa batuje, nanjye nkumva ndatuje, ndaryamye. Ariko mu gihe batangiye gucocyorana, ati kiriya cyana cyawe cyabwo stepfather, impamvu ni uko nta mwana afitanye na mama,
urumva byari ikibazo natwe urumva ni nkaho yatureraga tutaraba ariko kikaba ikibazo bamwe muri twe tukabigenderamo kuko tutati icyana cyawe uzakijyane kwa se kuko stepfather yarazi papa wanjye bati iki cyana uzakijyane kwa se kigende kigweyo mama ati ntago nari kumwana ndati jyayo nanjye banjyana nkarara ngarutse ubwo papa we yari afite mukadata nawe barabyanye abana batandatu none nanjye urumva kwisanga muri abo bana niyo banyereza ngo ninze mbasure ntago byashobokaga yuko twicara hamwe jewe nabavagamo nk'umuntu ufite isoni nkabavamo nk'umuntu ufite icyaha nkabavamo nk'umuntu mushya uzarebe nk'umwana iyo yaje mu ishuri akenshi iyo bagiye gukina saa yine ajya ku ruhande ntago abasha guhura nabo ntago abasha guhuza nkabo ukajya kubona nk'umwana umwe aramwegera ati se kutaje ngo dusuhuze ko waje ku ishuri uri mushya kutatwibwiye nuko umwana yinjira mu bandi noneho njyewe byari byarabaye nk'ikizira ntabwo nabashaga kwinjira muri bo noneho byanabona binkomeranye no kuryama runaka twaryamana ngiye nkaba nabyuka nkicara kubera ko mu mutwe namenyereye ko mu rugo baserera sinsinzire nkicara nkabanza nkumva amagambo baterana ngo kiriya cyana cyawe iki uzagisubize kwa se cyangwa mwese nzabatemane kikaba ikibazo ubwo ngiye nanjye nkahita mbyuka nkajya twararaga kugakeka ya mikeka y'ibikangaga sinzi nimba muzi umukeka uramukeka wo mu cyaro bawukora mu bikangaga sinzi nimba mubizi ibyatsi byera cyane birebire byera hejuru y'amazi nibyo uramukeka bawukoramo nararaga kuri uramukeka nkicara nkabyumva nakumva batangiye guserera bakagundagurana bakarwana nje nkaba nsohotse icyo gihe urumva mama yararaga mutegereje umuryango ufunguye yamufungura undi yatangira kurya agatangira kumutuka urabona iyo bari ababyeyi akenshi iyo bari kwifungura bakunze kuganira ariko yaganiraga tukana avugana bati cyanza kwicare n'ibyo byana byawe ngiye nkahita nceremba nkaba ndasohotse nasohoka nkahita njye inyuma y'inzu atangira kumva batukana nkahita numva imijugujugu y'imihoro nkumva amapanu nkumva ikipyu amajage sinzi nimba muzi n'udusafura biti binika nkahita numva nako karasotse mu idirishya nkahita nkabona karenga nkahita mbona bikomeye abati no abona ngiye gushaka aho mba ndaye ubwo ngubwo nabaga nagiye no kwa papa bambwiye ngo nimbe ngiyeyo nasanga bashiki banjye bakuru banjye barumuna banjye simbashe kurana n'umwe muri bo cyangwa ubu bwabo nkaba nahita nifata nkaguruka nkicara ahantu nashakaga gusinzira iyo nabaga nshaka gusinzira narifataga nkaba nicaye imbeho ikankubita n'utubu nkadukubita siga ngatangira kumanuka gake nongera nkagaruka gake bikaza kwisanga ndi hasi nari nicaye nko ku taburete ugasonga bugari ututebe nk'utwo nyine tw'abantu nyine batari bagira aho bagera mu bushobozi bwabo nsinziriye gutyo nakumva nabishaka nkahita kagatima ko gukumbura mama nkaba ndagiye ntagira kwa mati kuki ugarutse ati ntabwo mbishaka ubwo biza kuba gutyo bigenda gake gutyo noneho umunsi wari umwe bashiki banjye baradukubise umugabo aza gutaya yasinze nanone njyewe ntari natekereza gusohoka nari ngiye gusohoka ndi inyuma y'urugi uwo mugabo ahita amfata stepfather amaze kumfata amfata mwagutya mu mashati amaze kumfata mu mashati ikintu yankoreye yankubise ferabeto sinzi nimba nimuzi ferabeto nakuma kameze nk'agakona ariko karambuye aragafata ahantu yakankubise hano ku jisho maze kukankubita ku jisho birankomerana igihe mama yarwanye no kumvuza iri jisho kano karagenda kavamo kano karameneka kamaze kumeneka kegera imbere iri jisho risa nk'irimanukamo kiba ikibazo birwara igihe noneho kwa ko mama asa nk'urabona abantu ba kera kenshi baba bafite ibintu by'imiti by'ibintu ukuntu mama bima aragenda akajya mvuga kangerageza tugenda ndakeka ngiye ntaragiye no kwa muganga ntabwo nagiye kwa muganga gufataga ibinini akabinkorera nta kibazo
nza gukira, ariko uwo mugabo n'ubundi kwa ko nongeye yaranziraga cyane, yarambonaga avuga ati n'ubundi nkuru wanjye n'ubundi nzakwica. Noneho biza kugira ngo tukaba tugundagurana. Noneho umunsi umwe nza kuva ku ishuri ari saa sita, nari nize igitondo, mva kuva ku ishuri ari saa sita, nsanga uwo mugabo niwe uri mu rugo, niwe watetse. Noneho musaba ibiryo arambwira ati ndabikwima, arabinyima ngo nintegereze ngo mama abanza aze, ndabyihorera. Ariko binyanga mu nda, asohotse hanze sinzi aho yari agiye, nakozemo asanga ndi kumira ikirayi, yaramfashe abanza nkubita ku gikuta. Amaze kunkubita ku gikuta nitura hasi, bya biryo mu nda harandya, arankandagira mu nda ndabigarura. Abaramfasha aranziritse, abafasha agahiko k'agafoke, sinzi nimba muzi iyo umuntu ari gufata, iyo afite ifoke arimo ararya, ahantu afatira ari kurira, niho yafatishije akoza mu ziko mu mbabura, aragatwika kaba umutuku karatukura koko. Abafashe intoki abantwitsa aha, abarahantwitse nyene hano, abantwitse n'aha ngaha mfite inkovu hano ngiyi, aka kayiko nagenda gakozaho, n'aka kaboko kataracika mfite inkovu z'amafoke y'ino, ambubwira ngo sinzongeye gukora mu nkono mu biryo ntatetse. Bingendekera gutyo, amatiye gutaha arambwira ati pfukama ngo nyoko asanga ugipfukamye, nyoko araje nje nawe duserera ukuntu iki kinuza kiwe kiba kinkora mu biryo kitatetse. Araje ansobanurira ukuntu ubu bikoramo, nimba ari bo babikubwiye ambwira ibyo ari byo, ansobanurira ukuntu bimeze. Ubwo nanjye ikindi arambwira ati nimpfukame, sinzi nimba mubona imifuniko ya fanta yubukuye, mpfukamishe ku mifuniko ya fanta yubukuye. Hano ngiye mfite inkovu y'umufuniko wa fanta hano, kanyibereko gato. Hano uyu ni umufuniko wa fanta, sinzi nimubona uyu nguyu. Ahangaha naho yarantwitse, n'ahangaha dore nguyu ni ukuri gusibangana. Hano mfite naho umufuniko wa fanta, dore noneho hano ku maguru izi ngizi ni inuza, ni inkoni. Izi ni inkoni, kankubita nk'inkoni kanca ibisebe by'ibibando, nabwo hano kano gakoni koroshye. Ngiyi nanone hano, aya maguru yanjye yose ni inkovu, aya yose. Noneho akajya afata imifuniko ya fanta akayinereka kuri buno buntu bw'ubunuza hano, akayiterekaho hano hejuru, akayubika akanerekaho ibuye ngo nimbe mpagaze. Noneho napfukama hano ku mavi, akambwira ngo nifate amabuye mu ntoki nyamanike hejuru, ntegereze mama abanza aze amusobanura ukuntu naba nakoze mu nkono. Gusa kuri nyinza yabaga inyishe meze nabi, ikantera gukora ibyo. Ni naho nakwiye akageso nari mfite k'ubujura. Yanyimaga ibiryo nge nkabyiha, ubundi yaza akankubita. Ubundi nari naramenyereye inkoni, ntago nari nkimutinya bikomeye, naramenyereye inkoni. Yarazaga nge nakoze mu nkono, nkaba nzi neza yuko ikintu cya mbere ari bukore ari ugufunga umuryango akankubitiramo imbere mu nzu. Abaturanyi bari babizi. Hari aho twari duturanye aho bita kwa Claudine, ni umumama twari duturanye bita Claudine, n'umusore twari duturanye bita Jansi, naho bitwara duturanye bita kwa Makeke. Bari babizi neza yuko n'ubundi dukubitwa bya danje bikomeye. Ibyo biza kuvaho tubona inkomyi tutazivamo. Ngiye nahise nimanukira
ndavuga ati njye n'ubundi ngiye kwipfira nibiba bibe n'ubundi ntacyo ndamira n'ubundi nkoni nazi hasi kandi nipfira. Nibwo nafashe umwanzuro wo kujya mu muhanda, ndagenda ndara mu muhanda. Ndara mu muhanda bwa mbere byarangoye kuko nari muri toilette y'umuntu. Naragiye nsanga hanze, urabona imbeho yaho ya ninjoro haraha nigigera bikangora cyane bikomeye. None nagiye ahantu imbeho imereye nabi. Tugiye nari maze kugira imyaka 8, niyo myaka nari mfite, ndabyibuka nari mfite imyaka 8. Imbeho imereye nabi cyane. Ndagenda niba sinzi niba mubona za toilette ziba zisanzwe ukuntu toilette. Naragiye mfata ya marido aba ari kuri toilette rya rudoro bari kubatujya ngo murarize idore bari kuri toilette, ndarihanura banje muri toilette y'umuntu. Ubwo nanjye muri toilette bamanuye riraje ryo kuri toilette bari ryo nkoresha nyine niyorosa. Mu gitondo cya turumva ego ko natanze inkoko kubyuka isaha ya saa 3, isaha ya saa 3 nibwo nagiye kuryama. Isaha ya saa 9 nibwo nari mbyutse nderekera njya gutigita njya guhiga. Naragiye n'ubundi ubwo bashiki banje bo kwa tumaranye igihe nabo turi marine nabo. Ubwo naje kubata mu rugo sinamenye ibyabo, nerekeye inzira zanjye. Ndagenda nkajya nyura ndi Kimisagara, natora ku bintu nkarya, nkagira utama nanasi. Ibyo nabibabwiye nanasi ku byo byacu. Hari ahantu bitaga kwa Muzehe, sinzi nimba mubiwe. Hari abantu baba bahazi, hari abantu hari marine tuziranye nyinshi cyane zaje zihazi. Kimisagara ahantu bitaga kwa Muzehe, ukinjira mu muhanda ukinjira mu muhanda ujya ku isoko w'igitaka, wandi uzamuka amabuye nimba muwuzi ujya mu Kamenge. Umuhanda uzamuka ujya mu Kamenge, urazamuka ukijya muri kakandi kinjira kajya ku isoko, ukikagiraho ruguhagana ruguru hari ahantu bogoshaga. Ariko none ku muryango ureba hagana epfo ahantu baranguzaga ibirayi nimba muhazi Kimisagara n'ibitoki. Aho hantu hagana ruguru ujya muri kakayira kajya Kimisagara, hari ahantu habaga umusaza yacuruzaga ubugari bwa desi. Hari ahantu nakundaga kuharya. Tugiye nakundaga kuba nagurishije plastique, nakunda kuba nagurishije ibintu by'amacupa yajejo bundi, kugurisha amacupa bijejo bundi. Gusaka ama plastique yo yaragurishwaga cyane. Umuntu akareba ko yabaho imifuniko y'inuza, imifuniko ya essence. Bakundi imodokari iba ifunze kuri essence ukuntu uri umufuniko ufunzeho. Ubu batwigiye imitwe ntago bakibikora. Mbere warawufunguraga, amara kuwufungura ugahita ujyana ukawugurisha. N'umufuniko warahindaga cyane kandi abogamo n'ibiceri. Nanone ari amaradiyo yanuze y'imodoka. Radio y'imodoka sinzi nimba muyizi. Radio y'imodoka kenshi nayo hari ukuntu imodoka hari umuntu yanyuzagamo akantu k'agafoka kabarayikanguye agahita akuramo kari akajyaburo. Ubundi kari akaradiyo ko mu modoka bakita injyaburo, kana ko umuntu arakihemba. Babyita ko kihemba, nako umuntu arakihemba akaba yakajyana. Gusa ariko nyine byarangoye cyane yuko ubutana bimenya. Ndagenda mbaho gutyo. Noneho nza kwiba. Tugenda nagiye kura filime muri The One. Nigeze kwibaho gatoya. Aho kwiba ubundi ni ibintu by'abindi mu mubiri. Kwiba ni ibintu byari bindi mu mubiri ku buryo ko natangiye kwiba niba mu nkono, nkura mu nkono. Kigiye niba nakoraga mu nkono step fadaka akantwika intoki. Ako n'umuntu ngavuga ati nibyo yigira nzabirya kabisa, nibyo yigira. Byaje kuzamuka ku buryo nari ngeze ku rwego ndaza kurubabwira. Nari ngeze ku rwego nyine ruri hejuru cyane. Noneho nza kumanuka ndiba, nza kwibira ahantu bareberaga filime. Ahantu twabiraga filime kwa Kofi Nyamirambo, sinzi nimba muhazi. Ahantu bita kwa Kofi Nyamirambo, ahantu ni kuri etage njyango murahazi Nyamirambo. Ahantu bacurizaga amakara bwa mbere, ahantu habaga ikizu cy'ikintu cy'amabati bacurizaga amakara hari.
hano hino ukuntu hari ahantu agana ruguru etage yari urusengero, agana hasi ariho turebera filime. Hari ahantu nigeze kujya kwibaho umuntu ndamwiba, gusa ntabwo namwibye, nari nshonje ko nari maze iminsi 3 narya. Noneho kumara iminsi 3 narya nari meze nabi cyane. Umuntu ikintu namwibye sinzi nimba muzi akantu bita aka Bluetooth sinzi ni mukazi, akantu ka kera kakanuza kaga aka iPad niko nakita, niko mwaba mukazi. Gusa ko kera kara aka Bluetooth umuntu yacomekagamo kuteri agashyamo memory akaba yakambara hano gutya, cyangwa ukaba wagashyira ku mufuka w'ipantaro ukaba wagida winjana umuntu ajye mumenye ibyari byo, bajya akajyana iphone cyangwa ibintu nk'ibyo. Yango murakazi ka kera ku buryo agafatishaga ku mwenda kakaba kafataho. Karaka nigeze kukiba umuntu ndagenda ntarakagurisha baramfashe, bafatira ku isoko nanjye kubagurisha mu muntu uza mu njyaburo, ngiye kugurisha baramfashe, bamaze kumfata barambaza ati se waduhaye ikintu twaye, ndabwe ati se ntwaye iki, batarambaza ngo twaye iki babanteye akantu. Ntangira kumva ibintu bikomeye, ndabwe ati ndagafite rwose mu mbabarire. Barambwira ati rero nimba piti ari ibyo byawe tugiye kugukubita tugukomagure tukujugunya ahangaha imbwa zikurira. Ndabwe ati mumbabarire kabisa, hari ku masaha nimugoroba. Ndabwe ati mumbabarire kabisa, kubw'Imana haba haje inyera ziri ku muhanda. Urabona hari Nyamirambo, hari umuhanda ukomeza ujya kuri Rafiki. Hari Nyamirambo hari umuhanda usa nk'utera ukuntu ukata ku isoko uzamuka ujya ku marembo ya mbere y'isoko. Noneho hari n'undi muhanda ukomeza utambika hirya, niho hantu hari nakita n'akazu k'umurenge babikamo abantu baba babitsemo kugira ngo baze kubahanira ibyo bakoze. Noneho nza kujyayo, maze kujyayo bambikamo, ngo bari bamfashe bari bagiye kunkubita baramfata barantwara bambikamo. Bamaze kumbikamo baza kunyimurira kuri brigade, sinzi nimba brigade ya Cosmos muyizi, hari kuri Cosmos hari brigade. Baza kuhankura, bamaze kuhankura baranjyana, bamaze kunjyana kujya Nyabugogo. Tumaze kujya mu Nyabugogo nabo bafata abandi badushyira muri Tata. Bamaze kudushyira muri Tata batujyana bita Sepage. Tumaze kuhava tugiye Sepage ho tuhajya Sepage, tumaze kuhava tubona kujya kwa Kabuga. Tumaze kujya kwa Kabuga nyuma kwa Kabuga baza kugira igihe baraturekura. Kwa Kabuga baze kugira baje kundekura rukuno. Kwa Kabuga bajya batanga akantu ko kurekura abantu bakababarira. Nanjye bigeze kumbabarira. No batureba nari ndi mu gihodi cy'inzererezi, abantu batagezo ntabwo mwabasha kwamenya. Nabaga mu gihodi cy'inzererezi. Noneho baza kundekura, nabwo nza nashonje, nahise nduhukira mu mashyirahamwe nimba muhazi, baba Mutangana hariya mbangiye mu Myembe. Nangira gusyaga ibirayi, imodokari ikajya igenda nkaba nasyaga ibirayi n'iki bintu nk'ibyo, nkura nkaba najya muri shitingi imodoka iri kugenda iri kwiruka, nkaba najyamo nkaba nasyaga ibirayi. Namara gusyaga ibirayi nkabishyara ukuntu nambaraga ikintu cy'igikote, umufuka mu gikote habaga harimo umufuka wabikamo n'umuntu, ukaba washyiramo igice cy'umufuka muntu uza mu ikote kikaba cyajyamo igice cy'umufuka cyose. Ubwo rero niberagaho gutyo. Nyuma nza kuzamuka, maje kuzamuka icyo gihe nari ngiye Kimisagara naho ni nyabya yuko akaba ari n'ibikweto bidasa byinshi, mba nikuriye ibyo kwambara, ibyo nari nambaye zimaze igihe, mba nikuriye inkweto nazo zo kwambara. Mba ndimanukiye, mba ngiye kunywa amazi muri mazi ngiye kunywa amazi nsanga abadamu bari gufura. Mbonye agatelefone, mbona agatelefone, umutima urabizi ntago wakiburira, ubundi ngo nta muraro usirimuka, ntago wakiburira. Agatelefone nkitsamura kaba karagiye, danje mba ndikomereje. Naho ngeze imbere babarankabye, bamaze kunkaba umudamu ati umuntu antwariye telefone. Noneho ngiye no mu bujura bwanjye akenshi nta mugisha nakijagamo, naribaga nziko ngiye naciye boro nkaba ndafashwe, nta mugisha wabaga urimo kabisa. Naho mba ndafashwe
babanjanye he Kimisagara kuri kaburi kunuza ku murenge wa Kimisagara. Banjanye Kimisagara bambitsemo babankize mu nuza mu gahodi, bamaze kunca mu gahodi barambika, bamaze kumbika barongera barambikwa n'ubundi mvamo ariko narindi urabona iyo wicaye muri nuza iyo wicaye mu nuza mu ka sinakitanga gake bya mukumvira aka kazu babikamo abantu mu nuza ahantu bakunze kuba bafungira abantu kuntu. Ubwo sinzimba ko nabyita mu buryo mu byumve neza. Uvamo maze kuvamo okay, njye muri ako kaboro bankiza ahantu bita kuri Rubojo, sinzi nimba Rubojo muyizi. Urabona iyo uri muri karakazu ka Kagereza akenshi urimo ntago wabyafange ngo buretse ngo nsoke mbe ngiye kubwirira, no ntago byakunda. Hari ukuntu babaterekamo hakaba arimo kantu kakanuza indobo byose mu bikoreramo kabikoramo byose nyine ukabikurikirana ukamenya ibyo ari byo. None ngewe niho bari banyicaje iruhande rw'indobo neza, narahindukiraga gutya nkaba ndebyemo, indobo yari yuzuye byose biri kumeneka hasi bimeze nabi. Barambwira ati shaka dusokuze hano, ibigabo bya birimo bya bifite ubwanwa yego ko ari kandi ubwo ngiye nari ndi mu myaka 9 10 gutyo nabwo yari turujura neza. Barambwira ngo shaka dusokuze hano, mba ndasohotse. Barambaza ati bitese tine byiza, ati cara hano. Tugiye bari bafashe ibintu by'ibigage, bari bafite za Kimisagara hari n'ahandi hatandukanye babikusanyije ibigage, amayoga, ibintu bitemeye, amakambuca icyo gihe abagaho, ibi byabaga ibintu bya kambuca. Barambwira ati cara, yari n'agatobe ngira ngo nk'akajerekani bamennye mu ndobo kuzuye, kadobo kuzuye mba njombyemo akamunwa mba ndinywereye ndanywa. Maze kunywa haba haje indobo y'intu z'amasambusa, haba haje indobo y'amagi, haba haje n'indobo y'ubunyobwa. Baramwe ngo kadongo ngaho uvayo. Tugiye bakunze abana bata mu muhanda undi babita utumakizari nari makizari no tumakizari tuvayo hano bandaje ngaho ryo tirya shapeti nawe uzakura bandariye icyo gihe nafataga amagi abiri yose cyari mwe nkaba ndayanaza. Ubunyobwa bwo ntago nirwaga fata ngo ndanaga kamwe bwabaga ari nk'udushyimbo kose ugahita uturohayo. Urabona udushyimbo tw'umubaga ukuntu baturya, udushyimbo tw'umubaga ubundi dufite mu ntoki urukuru dukusanya ku gasahane ugahita utunaga twose. Noneho ndadutera bandumva ndijuse, banumva umugabane wanjye nkukuyeho, bandayitanze. Maze kuyitana avuga ati nje nasoje afande, ati hereza n'ibyo bigabo byo mwango bibanze bi bandayibahaye nabo babigenjeje batyo. Noneho haba haje imodokari ya kwasiteri, haba haje kwasiteri badupakiye twinjiramo tuba tugiye Gitagata ndagenda ngezeyo hari umudamu nasanze wari uhayobeye. Gitagata ari yobewe n'umugore, nanone habagamo umugabo bita Kigeri, ni nk'umunyankorera by'abantu ndanabibagiwe, abantu bakunze kurya kawungu ukuntu sinzi ukuntu mubita. Nasanze ubwo reka mwite uko mubyumva, ko mubasha kubyumva. Noneho bamusanzeyo, uwo mugabo yaranarwanaga bamwitaga Kigeri. Noneho abatangira tubaza muri bande, buri muntu agenda mwibwira, baradufata badushyira ku ruhande, baratubarura nk'abantu binjiye muri cya kigo turi bashya. Aho narindi aho ngaho Gitagata biba ngombwa yuko tuza kuvamo. Tugenda ari mazemo imyaka nk'ibiri 3 maze kugiramo icyo gihe cyose kingana gutyo, kaza kuba ngombwa yuko mvamo. Mvuyemo baza kungeza igihe cyo kunyura. Nyine urabona iyo uri muri bya bigo ngororamuco bagusakira umuryango wawe, waba utawufite bakakurebera nk'imfubyi, waba ufite umuryango bikabafasha. Noneho baza kunshakira umuryango basanga aho babaga warimutse mu rugo twari dutuye hariya. Biza kuba ngombwa yuko bansubiza mu rugo babona umuryango wanjye, kuko iyo ufite umuryango
iyo mfite umuryango biraborohera, kandi nanone waba uri umwana udafite ababyeyi birashoboka yuko ushobora kuba waragiye muri uwo muhanda nta babyeyi ufite cyangwa warasize bafite ikibazo bikaba byarabaye ngombwa yuko baba batagihari. Birabafasha kuko bahita gushakira undi muryango ukawubamo. Ariko njye nari ndacyanjye mfite umuryango wose uracyari ko ntawo ntiwumvikana, byo birumvikana. Noneho biza kuba ngombwa yuko mva Gitagata banyura mu rugo aho bimukiye mu murenge wa Nduba, nza kubayo nabwo nsanga wa mugabo niko kimeze, niza kurwana nongera muri Katarambwa ati umwana ati nose ko iwanyu bahora barwana kutaje kubakiza, numva ibintu bahise babintura. Ndafatse numva noneho njye ukuntu mbizi, ukuntu n'abaturage babizi, inkuru yabaye Kimomo nsanga byaragiye birazamuka biruta uko mbese muri make babaye icuro ry'imigani muri rubanda. Nsanga niko bimeze. Mama yongeye avuga ati ibintu ngende kubona nazabishobora, nari maze gukora mu myaka 15, nari maze gukora 15, 16 aya 17 niyo nari mfite. Mama nari maze gukora ku buryo ngiye noneho burarogiye ibibazo byacu bituma dukura mu mutwe kandi atari ko twagakwiye kuba turi. Ngiye byatumye mu mutwe urumva nimba nari ngeze mu rwego n'umwana rwo kuba nakwiba umuntu kuko ikintu yenda ntago nibaga ngo bimira, ariko narabigeragezaga. Ariko byageje kugenda gutyo mbaho noneho ngiye mu muryango bakajya baserera, n'ubundi ni kwa kugundagurana, ni kwa kurwana. Ngiye mbona ibyo ntabishoboye, ndavuga ati ndimanukiye n'ubundi kibakaba yambaye kabisa, n'ubundi zikamwa yo zicyuye, n'ubundi hahire rimwe nongeye ndigendeye kabisa. Ngiye ntago ibintu bivamo. Sinzi niba muzi kuri capati hariya ku banuza kuri ADPR. Kuri ADPR narahabaye hari ku Ikami, narahabaye wambutse umuhanda wa kaburimbo kaza, narahabaye narahageze ndaraho mu muhanda, numva birakaze. Umuntu abarambwiye ariko se waretse nko gufasha, uramfasha iki wowe ko n'ubundi ati mari ngiye nagufasha. Icyo gihe hari umugabo bakunze guhimba akazina ngo ni Colonel, sinzi soko nyine ari Colonel gusa ko nyine naka nickname niko bari bakunze kumuhimba ko yitwa. Nawo umugabo baza kumundangiraho akazi ko mu rugo, njya kumucuruzaho ibirayi. Nyine kwa kundi umuntu aba afite akadepo k'ibirayi, akaba afite igare, ukaba wabidrivinga, ukaba wabijyana mu ngo z'abantu. Icyo gihe narajya akazi ndagakora, icyo gihe ngira ngo nagiye atanampimbye, gusa sinagiye mwibye. None naje gusanga isi nimwiba, arakona atekereje nabati n'ubundi ni kwa kwizengura, uramwiba nujya wese umwiba no mu wese ukamufata ukamwinose, uzasanga umuntu waje wibye akibyibuka, ariko wowe n'umusaba wo service cyangwa umusaba akantu ubundi bazaba kibyibuka. Nawe kibyibuka usange none n'ubundi wowe umeze nk'umuntu wimennye inda, usange n'ubundi urirashe. Ni kwa kura sasa urikagaruka rigakura. None njyewe kintu nakoze navuga ati nagiye ntamwibye, maze kugenda mbangiye hakurya yaho ahantu bitaga kwa Derife, ni umutipe bacuruzaga ibinuza na amandazi ariko yo munuza yo mu ngano, na amandazi ariko yo akozwe mu ngano. None nkagenda nkajya mwogereza utwombo. Icyo gihe hakundaga kurira hakunze n'ubu ngo hakunze kurira abanyonzi. Nkagenda nkamwogereza utuntu tw'utwombo, nkareba ko ubuzima bwakendera, nkagira Imana akama kudushyimbo twijana, akama n'ibyo biki nkiberaho. Icyo gihe ho nagiye mahembwa kwezi, kwa ko nge nashakaga ahantu kuri abibundi kugira ngo mve mu buzima nigeze gukenera ikintu. Nakeneye ahantu ndi bukora akazi ko mu rugo ndya, kuko urumva nimba nari mfite ihungabana ry'inzara, nari mfite ihungabana ryo kwambara, nari mfite ihungabana ryo kuba umuntu usanye, nabonaga ikintu nkakirota nkahita mpungabana, bati cya kintu bizavamo nyine bikangora. Icyo gihe nibyo nashakaga, nyine nashakaga kujya ahantu hari bya bindi nshaka, kandi ari nibyo urumva nimara gukira ikibazo cy'ibyo nyeneye bizatuma ngera no kuri byinshi bindi. Urumva udakize ikibazo cy'inzara ntiwatekereza kubaka, udakize ikibazo cyo kwambara ntiwatekereza gushaka, udakize ikibazo cyo kwambara ntiwatekereza kuzigama. Ibyo bintu uko ari bitatu: kwambara, kurya, kwambara no kurya.
nyine ku ibyo bintu kwambara kurya gusa neza ibintu nk'ibyo utabitekereje ntabwo watekereza kubaka kuzigama ibyo niho mbese umuntu utarambara neza umuntu utaragira ute ntiyakibasha kwikiza iyo nzara mbese hari ibintu utabasha kubasha gukontorora ibyo ngiye nibyo nashani kuko nari mfite akantu k'akavision ko kumva yuko hari aho uca kugera hari ibintu nari nifuje kubanza gukemura nkavana mu nzira njye nari nifuje ibintu byo kuba navuga ati ndumva nshaka kuko ubu hari byinshi nshaka kugeraho byinshi cyane pe byinshi kandi byiza byo gufasha bagenzi banjye kuko ndabizi nanjye ahantu ngeze nk'ababeshye umuntu uhagera ntabe biragora cyane kugira ngo uzahagere uvuga ati mwene ndacyashaka no gukora iki njye ntekereza yuko bitewe n'ibintu naciyemo njye ntekereza ko bigoranye kuko impamvu mvuga ko bigoranye ni uko nta wundi muntu urakora nk'ibyo nakoze akenshi ubuzima bw'umuntu ntabwo abantu bose ku isi tugira ubuzima bumwe buri muntu aba atekereza ko icyo gikomeye yego birumvikana kuko nta wundi wagiciyemo ngo abe yasobanukirwa uburyo cy'ubwacyo kimeze ariko wowe nyiracyo ubuze ukuntu kikumereye njyewe byarankomereye cyane niyo mpamvu ntekereza yuko nta wundi muntu waba waranyuze mu bubabare nk'ubu bwanjye hari abandusha kunyura mu bubabare nk'ubu ariko njye ntekereza yuko abo ndusha ari bo benshi nubwo nanjye abandusha ari benshi ariko byarankomereye noneho ndangije ko ndahaba maze kuba bamita mpava maze kuhava ndaza mu izindiro hari umutipe w'umudije wahabaga hano mu izindiro kwa Nayinzira aha noneho hari umutipe wahabaga uwo mutipe twari inshuti bya danje noneho aza kumbwira ati ase mwana warebye ukuntu ubaho ukajya ureka kwirirwa hano urumva iyo hari umudije uhora mu dufilime twe gusa ntabwo ujya uva aho ngaho uhava afunze agiye ukamukongera guhura mu gitondo aje kwatsa ibyuma ibyo nibyo nahoragamo ambwa ati mwana nagufasha wajya ukavomera uramuntu amazi wamara kumuvomera utuzi si ijana genda amazi agura hano hepfo igice cy'ijana inyabyo umuvomera utuzi hano numara kutumuvomera uze agukubita imyaka wiriya nabwo ati mwana ko gatekerezo niko iyo ndaza nkwirirwa imbere nshonje ngereka ngenda ati genda bandagiye uwo bamvomeye umumama yari afite n'uruhinja aze kumuvomera aranga ati wasuye ukanzanira ndetse nabwo ati nta kibazo bangiye ndaje nsanga amaze guteka igikoma koma barakama yenda kanga uze kumita numva ka gatekereza ari keza ko kujya nkorera umuntu nkabanza nkiriye numva risamita numva ati ngiye kujya nkorera umuntu urya bati haruze ko ari byo uwo muntu abarambwe ati atariko tugene yimvuye kuri uwo mama maze kurya uwo muntu wo mu DJ abarambwe atase mwana wakiyongoje ko hano hari umumama wavuze ati ngo ashaka umukozi umshaka kumufurira wakiyongoje ukinyabyo ukapfa kubipfubya ariko wabikoze mwana fubije imyenda yo mu kirere akankubita byagenda bite kuri akenshi abantu umuntu aduha akazi tutagashoboye ariko kubw'impamvu runaka tukagakora kandi tukakanoza buriya ntabwo wamenya ikintu gibure n'ikintu uzarebe akenshi ntabwo umuntu akura azi ikintu kandi niyo yaba atakizi aragenda mu ishuri akiga ibyo yagakwiye kuzakora ariko bikarangira ibyo yize atari ibyo akoze yego kandi none nubwo ibyo yize atari ibyo akoze ariko bikarangira n'ubundi n'ibyo agiye gukora nubwo atabyize ariko bikarangira bikoze kandi akabikora neza kandi na bimwe yize atarabikoze ibyo bijya bishoboka nongeye mba ngiye gufurira uwo muntu sinigeze mfuriraho umuntu nanjye mu rugo sinifuriye nta muntu nigeze mfurira ariko ngiye gufura ahita ambwira ati se biteze ni byiza ati swetse nkaguha akazi ko mu rugo kamakazi ko mu rugo ati ariko umutima tuhagakurikirana di ko nawe nifuza kubanza gukemura ikibazo cyo kurya no kwambara nkareba ko ibyo bintu byavamo kandi uwo muntu urumva nimba akazi ko mu rugo uzajya unywa igikoma mu gitondo urya umugati boss aba yaguze unywa igikoma urya unywa ibiki unarya ibiryo byasigaye mbese ube urabizi umukozi wo mu rugo ubundi tunibereyeho neza icyo gihe naje kubyemera ndagenda nkora akazi ko mu rugo maze gukora akazi ko mu rugo naragiye ndabyemera amakazi ko mu rugo noneho maze gukora akazi ko mu rugo nkajya ngenda nkafungura igipangu koza imodoka nkamara koza imodokari nkateka none ikintu cyagisekeje ntabiyemeye ikintu cyagisekeje kabisa sinarinze guteka naratekaga bitashya neza bitatetema bikajyamo umunyu mwinshi nkaba nasezemo umunyu mwinshi iyo nasiragamo umunyu mwinshi byaratetemaga bitatetema nibishye neza bitashya neza nkabishiririza ariko gufura by'akabazi ko ndu wa mbere ewana gufura udusuku kwinyabya nk'umunzu nkahitamo koropa n'agatorosho
ubwo nari nkiri muzima naracika akaboko. Ibyo bintu akaba azi neza ko nzi kubikora neza. Noneho icyo gihe aza kunyirukana anjije. Icyo gihe boss yari atashye ananiwe bavuye mu bukwe, barambwira ati icyo gihe bahitaga kwa mama Samira. Ubwo uwo mu mama nawe njyango bamwe baramuzi ni kwa mama Samira. Noneho nza gukora akazi ko mu rugo. Icyo gihe aza kunyirukana ambwira ati umugabo wanjye reba ibiryo byose watetse arabyanze, ngo wanze. Ndambwira ati nyine mabasha munyihanganire, ntago nanjye ari njyewe, ntago ari njyewe pe, mumbabarire. Ngo hoya mu gitondo usange wa uzinge. Mba ndazinze mu gitondo, mba ndicomokeye. Noneho twenda nzashaka ahantu nutsimba mu miyenzi kuko ari ibintu byanjye. Nza gushaka ahantu nutsimba mu miyenzi kuko ari ubuzima bwanjye n'ubundi. Nutsimba ahantu, maze kudutsimba ndagenda. Noneho njyewe ntangira kugenda nkora ibiyede, nkashaka ukuntu mbaho. Ibiyede nkabikora. Noneho umuntu aza kumbwira ati ku mwana wakiyo. Icyo gihe nasubiye muri kakazi ko kuvomera abantu. Wajyara muri free zone ko bazangaje ejo bundi ku itariki ya mbere. Abwa ati se ndabura ni hehe. Ubwo n'ejo bundi nifitiye imyaka 19 gutyo. Arambwira ati wakigire hara mu nganda ko barimo baratanga akazi. Ati se gute? Ati mu nganda kabisa baratanga akazi. Ati harasabwa iki? Niranga muntu gusa. Igiranga muntu bari barayimpaye igihe bankuraga igitagata nkajya mu rugo. Tugiye mu rugo baje kunshakiranga muntu kuko ari aho nari nkuze. Noneho banshakiranga mu gihe nari maze kujya mu rugo mfite 18 nkuze pe. Noneho banshakiranga muntu bamaze kunshakiranga mu gihe nari nyifite nanayivanye mu rugo. Kujya mama we nageze ahita nayimereza ikini cyangwa kiva n'ibyo biba byoroshye. Iranga muntu nari nyifite. Noneho no gukora akazi ko mu rugo bari babanje kumbaza iranga muntu. Nawe nari nyifite kuko naragendaga navuga ati bansubije bongeye kumfunga. Ntago byavamo ko narabitinyaga bya danger. Byari bimaze kumahamura bigeze ku mutwe. Byari bikomeye cyane. Noneho icyo gihe mbambonye yuko ibintu bati nzabihoramo. Akazi ko mu rugo nawe ndi kubona nabwo bari kunyirukana, sinzakora iki. Nabyo ndi kubona biri kunkanga. Bati nyamara ndabona ngiye kwibera umwana w'umuhanda, kandi umwana wo mu muhanda ntababeshye biriya bintu ni drogue. Ubashe cyakoza sinigeze nkwa ibiyobyabwenge, ntago nigeze nkwa itabi, sinigeze nkwa inzoga, sinigeze mfata ku kintu cyose cyatuma mu bwonko bwanjye numva ntari cyatuma mu bwonko bwanjye nibona mbona uwo ntari we. Oya, ntago sinigeze ngira urugomo rw'ibyo bintu. Akenshi ntabwo nakunda no kubana n'abantu babinywa. Nararaga njyenyine, nta bantu benshi tuzanye gusa, ariko bamwe na bamwe turazi. Mba ndagiye ndiyongwe batereka ngiye ndeba bangiyeyo. Tugerana nazindutse kuko nari narayingange. Naraneze bati ngenda ndaba ndi kuri portail ku buryo barambanze mu bambere. Ndabyubahiriza kandi kuko abantu bose basanga ndahari. Ariko ukuntu nasaga nabi cyane ariko cyane. Nasaga nabi cyane ku buryo mbonye wakikanga. Noneho icyo gihe ndangije navuga ati nje kwiyandikisha. Navuga ati mutondo umurongo ugende tubandike. Icyo gihe naragiye barandika, ndazenguka ninjira mu gipangu cy'uruganda. Ndazenguka baranyandika amazina yanjye, ibisabwa byose barabyandika. Nza nishimye ewana ndi kwidunda. Navuga ati tuzagwama kuri telefone. Ndavuga ati mbonye akazi. Ndakize byarangiye kabisa. Mbonye akazi. Noneho ariko njye mu ruganda naramaje kumenya amakuru y'ukuntu bimeze. Narabaje se ubundi mwana mu ruganda murarya? Ati turariye. Aturabeshya. Nimba murya ndazi kuko nayo mfite ikibazo cy'ibiryo. Ati nimba murya mu ruganda ndazi. Nashakaga ahantu ndi bubanze kurya ngavuga ati cyakoza nimba ndiye. Ibyo birahagije. Nabanje gushaka ahantu nzaza njya mu ruganda. Mba nagiye ngize Imana saa sita mu rugo. N'ubundi saa sita bafata amafunguro. Ngize Imana nsanga nibyo koko. Ndangije barambwira ati tuzaguhamagara. Ngendana ibyishimo kandi koko nari nishimye. Barambwira ati se tuguhamagara kuri telefone. Mbitekereza samagara kuri rimwe. Nyiri muri ibyo ngibyo ndagenda ndabitekerezaho. Nshaka akazi birancanga, nshaka ndi buvome. Icyo gihe ibipapuro basabaga rero bari babimbwiye. Basabaga ibipapuro biri buhagare inoti y'ibihumbi 3. Note ya 3 iravuna kuyibona. Mbitekerezaho bivuga atakuze n'ibindi. Reka ngende nshaka ukuntu bibigenze. Baragenda ndavoma mvomera 5.
numva ariko ibitugu byakutse kuko numva numva ibitugu byakutse koko maje kuvomera sense ubwo na amajerekani ubwo na amajerekani 10 kandi ibitugu bya byakutse koko nyiri muri ayo ngiye kumva numva umuntu ngo vayo nkubwire ati karame boss ati ko tujya ngo umfasha akantu ati nakahise aturabona hariya ngiye ku harantwa twicobo cy'amazi ndagira ngo umfasha tukimenere beto bituma ko kimenera beto nje ndaguhemba se boss mbishukuru ramimba nga sahibuye dese ni 250 aho ngo ndibuze ndebye mitayo nibwo ko mfite agasense nabazi uko bya binari bikora we babirakoze bandinyabinje maze kwinyabya bandagiye muzika kayedi sasta kaba karatobotse ngize imana mbona karatobotse ariko nubwo ngiye gukora ikide nico nacu narinzi nababeshye kubera inzara ibintu nk'ibyo nta kintu nyine umuntu ukorera ko nyine iyo utazi ikintu uko byagenda kose aribyo nababwiye icyo wize si cyo ukora ahubwo ukora ibyo utiza ahubwo ibyo utiza akaba aribyo winakora neza naga ikide nkizi nta nubwo nigeze nanakiye ahubwo naregiye ibisima mpfa kuyiponda ngagiye kiramo amazi akaba arancitse avat kandi ngareka ngufashe aramfasha ako nawe yabonaga ndi kubikora mbishaka ariko akabona simbizi aribyo bya bindi ngo ubundi biba byiza yo ndarakana wajya akavuga ngo ubundi ubundi umuntu iyo ushoboye udashobotse ntubana n'abantu ariko iyo ushobotse udashoboye birashoboka akenshi iyo ushoboye ariko iyo ushoboye udashobotse ntiwumvikana n'abantu ntubushobotse nyine ntuba wumvikana n'abantu ariko nyine akazi ubugakora neza ariko n'andi uburi discipline ntubushobotse ntubugira uti wapi ntago wabana n'abantu kandi ngewe mu buzima bwanjye nabayemo kugira ubugambo bukeya kumva ko natuza nka cya bugufi kimwe n'ubu niko bimeze kandi nanone nkabasha kubaha buri wese nyine mugenzi neza yuko nagukuraho amaramuko sino kwa nzi neza mugenzi neza yuko uri mugenzi wanjye ejo munyi nzagutira 5 cyangwa 10 nkaba nagutira ijana ry'amayinite nkamagara umuntu akanyureza 20 cyangwa nanga yari yose ariko nzi neza yuko support y'igiceri cy'ijana nawe nayikuyeho kugira ngo urumva igiceri cy'ijana naza kukibona byari kungora bivuze ngo buri wese ndakuba bivuze ngo nibyo niyo mpamvu iyo ushobotse udashoboye biba byiza ubushobotse nyine ushobora kubana n'abantu bose umeze neza uri wa mwana wuba ariko nta kintu ubushoboye nyine ubudashoboye ushobotse udashoboye ubasha kubana n'abantu ibyo udashoboye ukabimenya ukitwara neza n'abantu bakavuga ati babigenza batya kwerekera ariko iyo udashobotse kandi ushoboye uburi indiscipline ubujye ubyiyemera avuga ati genda mbese no mu kazi ni handi bakurambirwa vuba ubwo rero nari wa muntu udashoboye ariko ushobotse akamfasha babona bya bintu ntabyo nzi ariko ndagerageza nyine ndi wa muntu uharanira kubikora ariko nyine ntabyo nzi ikiyede mba nkikoze gutyo abaraje mpondera simanambwa ati n'ubwisuma ndi mponde ndayikurundiye bacita igikarayi fata igikarayi gishyiramo uyinzane hara hejuru no ndangije icyo gihe twayibumbiraga hagana hasi urabona kuna ahantu haba hubakitse akantu k'agafondasiyo kare hagana hejuru mwajya gupondasiyo none ukajya ujya kuzenguruka none niko mvuga kuzamuka none nzamuka nkayemuzanira ahantu ari kumenera beto y'icyobo akayimena icyo gihe karangira nka saa sita kamaze kurangira saa sita nabwo turakoze cyane tunene nabuze amafaranga telefone bangiye ahantu bita ku mubuga hano mu izindiro hano kwa nayinzara bita ku mubuga hepfo yo mu nganda ukuntu banguza agatelefone ka bita maze kukagura kuvuga ati baramamagara icyo gihe nese nswapisha agasimu ndakeka nari mfite ubundi buceri ndasubiye ndavoma n'ubundi nyurumva nari nayo pressing sankureye inkorera 250 nsura nkora kandi gasense bangiye kugura akantu k'agasimu card nguza agasimu card ndagenda ndavuga ati kana agasimu card nguze kanze icyo gihe ngira ngo nene natanze namba z'umujama wanjye aho gasimu card nanone yarakamaye nkashyiramo ariko mba mutije yanjye none ndanje ndayikoresha maje kuyikoresha baramamagara ko ati we runaka ati se wigeze wiyandikisha kuganda n'uru ndavuga ati narabikoze ati se ko tugukeneye waza icyo gihe naraje bambwira n'ibisabwa icyo gihe none ibintu bisabwa byasabwa 3,000 ariko kaga telefone naguze narongeye ndakagurisha bansubiza bya 3 byanjye bya bindi bikenewe bitanyenda bigura muri yandi nagushe mu gatelefone n'undi agatelefone narakaguze ko guhamagarwa baramamagara nekereza nkura y'ibintu ndabura mitandebye muri bati kana gafone kabikora bandakagurishije andi nakaguze ku mubuga n'ubundi barongeye barayansubiza amashiko yansubiza ngitanjya kugura ibipapuro biba bikenewe bituruka ku irembo
bituma baguha akazi mu nganda. None ndagenda ndabikora, maze kubikora barabinkorera, bansubiza bampa ibyo bipapuro, barandeba bahita bampa akazi. None bampa akazi, umunsi wa mbere bampaye akazi, icyo gihe dutaha saa 11, ndataha ndatekereza ndabaye, noneho mbona ibi bintu biri buze kungora, banize tekinike mu nganda. Muri free zone niho naraga free zone mu nganda. Urabona free zone mu nganda ikiza cyaho nta nyiragutabara yahinjira, ntahiye wapi. Free zone ni icyanya cy'inganda kitagiramo inyiragutabara, kiba gifite abasekirite bihariye ku buryo harindwa ukwaho n'abaturage. Abaturage barindwa n'inyiragutabara, ariko free zone yarindwaga n'inuza n'abasekirite nyine babishinzwe babigenewe. No ndangije ndagenda, niho nararaga, nkaba nakirarira ku muhanda. Ngira ngo amawuwa murayazi, sinzi niba amawuwa muyazi. Nkaba nagenda nkirarira ku amawuwa nkayarara munsi cyangwa muri rigori, ariko hakaba nta muntu waza kumbaza ngo kuki uri mwaho wapi, uraza kumbaza sumbaza iki. Nkaho ngo nyine na sekirite, hari umusekirite yigeze kumbona icyo gihe, nabwo ambona hari imbwa ziba akenshi hari inganda rimwe na rimwe ziba zifite ubwirinzi mu ndani bwa zira nyamaswa z'imbwa, ku buryo wabaga ushobora kuba wakinjiramo mu buryo butari bwiza, ubwo ndavuga bw'ubujura, ukaba wakinjiramo zirambwa zikaba zagutesha ku buryo ikintu wari ugiye gukora utagikora. Noneho ndagenda, imbwa zitambuka ziri kumwe n'abashinwa, zingezeho ziranyihumuriza, ziramoka, kumoka ntizandya zitande, noneho zirankurura. Akenshi zirambwa ntabwo zikunze kuba ziryana, ariko ziba zifite uburyo bundi zikoramo akazi kazo, ku buryo utapfa gukora icyo udaherewe uburenganzira, ubwo ndavuga ari nko kwiba. Ubwo noneho ziramfata zirankura, sekirite araza zinkura hejuru, tugene nisinziriye. Ibyo nari naraye mu gapasiparume, naratashye nananiwe, mba ngeze mu gapasiparume nicara, bakundi wicaye wubitse inda bisinzira, binshiduka nanasinziriye. Imbwa nibwo zamfashe bambwira ati kuki waraye mwaho, mbatera story yanjye, mbabwira ukuntu nibereyeho, mbabwira ukuntu nta buzima, babwira n'ahantu niboneye akazi ukuntu byangendekeye, ko meze neza nta kibazo, ariko ikibazo ari ukurara. Ambwira ati rero hano mu nganda n'intangira gutabara zigeramo, jya wiryamira ariko wirinde kwangiza, ko niwangiza izi mbwa zizakwanura. Ati ndabyemera Kristo. Izo mbwa arazirukana, arambwira ati ngaho iryamira ntabwo zongera kukugeraho. Izo mbwa aho narinda, ahubwo izo mbwa ziramfasha zirandinda, narinda aho ngaho. Imbwa arazirukana, akazi hari ukuntu imbwa uyisobanurira ikintu ikaba yabasha kukumva. Rero imbwa yo zaraje zicara n'imbere yanjye, aho narindi nazo zirasinzirira. Birasekeje kuba wabona umuntu aryamanye n'imbwa, birashoboka cyane kandi biranasekeje, ku buryo abantu nari nicaye nari natinye kuryama, mbwira ati ryamire ntari, ariko nkajya mbona ndi mu menyo ya rubamba, ni nk'ururimi hagati y'amenyo. Imbwa zose zari ziri kundiba, zari imbwa zigeze mu 8 zose by'ibisore, ariko by'ibisore byari bindeba. Ndavuga ati sinzi ko ndiusinze, mba ndiyo ngo ndyamye gake ndihirika, bandaryama, bandasinzira. Nazo mbyutse nsanga yansizeho umutwe, yagize avuga ati ndabyuka. Icyo gihe narategereje sekirite araza, ati ngaho byuka ye, abarazihamagaye zigiye hirya, mba ndabyutse, mba ndigendeye. Icyo gihe noneho nabyutse nka saa 11, kubera ko na sekirite ntabwo yategeza ngo buke wapi, aba ari kuri patrouille, ariko yarahindukira aza kundeba, arambwira ati ngaho byuka. Saa 11 mba ndabyutse, mba ngiye mu ruganda. Mu ruganda mbanze kujya, icyo gihe nabonyemo akazi, banyemerera umunsi wa mbere, ubwo ndavuga ku munsi wa kabiri mba ngiyemo. Mba ndebye ku myenda, mbona imyenda ndasa nabi. Urumva iyo waraye, nari mfite akenda kamwe, kandi ako kenda nako ni kakandi nararanaga ingangi. Icyo gihe ni nakakandi nakakenda naguze nyibakora akazi kwa mama Samira, nyine ni ibintu byari binkomereye cyane. No kwa mama Samira ndangije naguze y'utwenda, maze guhema. Icyo gihe nahavuye mfite utwenda, none ndangije ndagenda kakenda mfite, ubwo twatwende nari naratsimbye mvuye kwa mama Samira, nkagenda nkatsimba amenzi. Naragarutse ndatubura, nsanga baratunyibye, nsanganira bo bikomeye cyane. None ndangije mfata kakandi nambaye ndi mu ruganda, ubwo ni mu masaha ya saa 11 mu gitondo, kwa kazi gatangira amasaha ya saa 2. Atakena yenda gute we, akazuba kari katarava mu saa 11 saa 10 kari katarava. Bafashe kakenda ndaganagura, fasha akanga, ubwo nari nagiye, urabona rukumbu mu nganda haba harimo ubwiherero. Mu gihe harimo ubwiherero rero
mbafasha amazi, maje gufata amazi mbamanaguye ya myenda mbafashe cyangwe urano yo mu abantu batahana ukora bafite akantu karanuza barihanagura cyaba gakaraba bomba ngiye muri douche ngiyewe bangiye muri douche mbandakaraba mfasha amazi ndakaraba maze gukaraba ya myenda mbona ntirimirake mbona iri buzemo ibizinga kwa ko naraye mu ivumbi bomba ndayitumbika mba ndayifashe mbanyishutse amazi mba ndayimeshe nyimesesa ya masabone yoza ubwiherero njyango murayazi bafashe isabune yoza ubwiherero mbanyisutse ku mwenda wanjye mba ndayifuza nyifuze irake ariko iracuye iticuya cyane ariko urangije banda yambaye mba mpagaze ahantu ku kazuba gutya ndahagaze kugira ngo imyenda ibanze ike yume ndahagarara buryo umuntu wese yanyuraga akabona yuko ibintu byankomeranye icyo gihe mu ruganda naje kubibabwira bamenye ibyo ari byo noneho bakajya babona urumva story yanjye yaragiye bakimomo noneho ngiye naje gukora ukwezi kose harimo training tugira training narayikoze nkora n'ukwezi ko guhembwa ntarajya mu nzu ndaramo nyine ngo wumve ngo runaka ngo yakodesheje inzu njye ni nabwo mbere nari ngiye gukodesha inzu mu buzima bwanjye noneho bampa amafaranga icyo gihe bamaye 40,150 yo contract dufite urumva bamaye 40,150 noneho bamaze kuyamaye amafaranga ndagenda nkodeshamo inzu 15,000 inzu 10,000 urumva njye ntabwo nzi ngo amazu ngakodeshwa ngayo wapi ibyo ntabyo nzi ahubwo naragiye nkondeshamo inzu ya 15 arakagira ngo wakodesheje imwe ngati nisi ndayikukureye make noneho mba ndagiye bashatse akamatura kakawukazi mba ndagenda gahiza k'ibihumbi binga k'ibihumbi 8 noneho mbonye akamatura k'ibihumbi 8 nakumva ndakaguza maze kukagura mba nguza akabase k'icyatanu banguza injerekani y'igihumbi mbese ibintu nk'ibyo ngibyo ngenda ngurutuntu banguza ikiboda cya 3 ibintu amafaranga abaragiye abaranshiranye amaze kunshirana mbasigana udufaranga ducyo twugenda ngenda nkagura icyayi amakuru icyayi nkahitangura n'umugati nkavangamo n'akabiswi kugira ngo byicume nkagura agakoma k'ijana ikintu irindazi nkabagikuye ubwo akicyo gihe njya mu nzu byarantangaje cyane mu buzima bwanjye nibwo nari ndaye mu nzu nikodeshereza kandi rebye n'igihe nari maze urumva najyaga mu rugo mita mpava simparare najyaga ibikangora mba nagitagataye urumva nyimbo bamurigeza ntiwasinzira kandi naho nabaga mu ntuza mu muhanda ntago nasinzira byarangoraga cyane bikomeye noneho ndangije icyo gihe njya mu nzu amaso yo kujya ku kazi nabyutse saa 3 urabona twaraye duhembwa ari nijoro icyo gihe tugihembwa ntago nongeye kurara hanze nese nkodesheje inzu burake nyine ndi mu nzu icyo gihe nakodesheje mbonye umuntu uri muri muka mbamuguza akamatura k'ibihumbi 8 noneho mbaguze n'agashuka ka 3 noneho ndaryama noneho ndyamye mu gitondo ndabyutse saa 3 n'indi minota nka 30 gutyo noneho ngiye mu kazi kwa ko akazi katangiraga saa 2 nsanga narengeje isaha n'igice babarambaje ati byagenze bite nabwo ati ngana munyihanganire reba nawe ubuzima nari urumva ubuzima bwanjye mu Rwanda bwose bari babuzi ko mbayeho nabi bikomeye cyane ubuzima bwanjye bari babuzi tekereza kugira ngo ube muri ako kazi training uyikora urara hanze training ndi kwa kundi uba wigishwa mu kazi uko bagakora mu kazi nyine ukabuka arimo ariko ukigishwa muri ako kazi uko bagakora no wamara kwigishwa uko bagakora ariko wigishwa mu kazi ko bagakora ariko ukajya utaha ariko ukagaruka n'ubundi icyo gihe uri muri training ntago ubuhembwa twebwe training yo tuyikora ntago duhembwa oya niko kundi wigisha ukuntu akazi uzagakora ukuntu ugakorwa ibintu nk'ibyo none icyo gihe training nayikoraga ntafite homba training nayikoraga nahembwa training icyo cyakoze ikintu training yamfashaga ari cyo cyatumye njya mu Rwanda naryaga saa 6 gusa ariko noneho nkajya naninyabya nkajya kurya nkaryana ninjoro nasubiraga mu Ruganda nkasaba ati nkamba bare mukama ku buryo bya ninjoro bakamba kuko bari bazi staff zanjye ukuntu zihagaze ukuntu ari zanduru ukuntu ari yamara bikomeye cyane bakamfasha bakama ku biryo noneho bikaza biragenda biragorana ariko munsi ndara mu nzu nabyutse saa 3 n'igice njya muganga mbwa ati munyihangane nanjye singe nasubunje ndiyanze ntago niyanze ntago nose akazi ntago niyanze n'ukuri nubwo ari kwanga akazi ariko narebe umuntu yaramaze imyaka yiranarenga nari maze imyaka myinshi cyane ntarara mu nzu ngo nsinzire ntareba mu rugo barimo bararwana nari maze igihe nsinzire ntari muri gereza nari maze igihe ntasinzira ntari muri ruhurura nari maze igihe meze urumva ndi muri gereza ndi mu rugo barwana bagundagurana nkaranasinzira ubwo ngubwo ntaranasinzire nkaranicaye ntegereje ngo ese nintakubitwa ndi bwirukanga naba ndi muri gereza ati
muri gereza bakunze no kubiyamo amahano ngira ngo namwe murabizi. Niba batagukorera ibi urabura umuntu nyine biraho ukarara wicunze nyine muri rigori waba uryamyemo ati ntacunga neza ndabona ikirere cyahindutse imvura iri buntembane. Imvura bitari bugutembane inkera ziri buri gutware, inkera gutabara ziri bukujyane. Ari ibintu byumvikana ko pe nararaga ntareba, ariko noneho nageze mu nzu nararyamye pe ntago mbabeshya, nararyamye biranga mbyuka saa 3 n'igice. Barambaza navuga ati mumbabare, icyo gihe bankiremo imiyaga babona yuko nanjye atari njye. Icyo gihe nagiye mba mu kazi byaze kugeraho akazi kagabanyutse biba ngombwa yuko twebwe hari abantu bari barimo bafite igihe gito bamaze mu kazi, biba ngombwa yuko twirukana. None bibaye ngombwa yuko twirukanwa tuva mu kazi baratwirukana batwaba kontra twari twarasinye turazivugurura nyine kwa kundi nimba warasinye ikintu nyine dusesa amasezerano twari dufitanye n'Uganda turirukana. Ariko ngeze imbere agatima karandi, inzu uzayishyura iki? Ntacyo. Uzarya iki? Ntacyo. Ese urasubira mu muhanda ati wapi? Ese ibyo waguze urabigurisha ati wapi? Buriya umunota wa nyuma niho wungukira igitekerezo. Bya bindi avanga ubwenge buza ubujiji buhise. Nje ntago ariko byagenze. Nje bwahise buza ako kanya. Nese ntekereza byihuse. Mundi natekereze inshuro 10 ziruta uko mbayeho. Mbese muri make nahise nkuraho nk'imyaka 5 muri uwo munota. Imyaka 5 iri hejuru y'iyo mfite. Ntekereza byihuse ku buryo ndatashaka igisubizo cy'ikibazo mfite. Nari nirukanwe kandi nashaka gusubira mu muhanda. Nongeye nsubira inyuma ndazamba bwitazo mfite baranyemerera baranyumva bahita bamindura bavuga ati tujye kuguhindura akazi uzitwara ariko uzitwara neza. Nabwo ati nta kibazo ko discipline yanjye ari hejuru ugereranyije n'uwo nari we cyangwa n'uwo nifuzaga kuba we, bigahura naho navuye intambara nanyuzemo cyangwa ibintu nanyuzemo utabasha kumva wowe ubwawe. Noneho nibwo bamindura akazi mbo mukirina, maze kuba umukirina nsubira mu kazi ariko bamindura aho ngomba gukora. None naragiye ku itariki 27 bari bangaruye. Ubwo ku itariki 27 ngo uwo munsi nibwo nagiye mu kazi ndakora. Hashize ibyumweru bibiri nibwo imashini yamfashe. Hashize ibyumweru bibiri ku itariki hari ku itariki ntabwo ndi kubyibuka neza, gusa yasize igihe gitoya. None ndangije nibwo icyo gihe izo tariki uwo munsi hari saa 9 saa 10 gutyo njya ku byiherero bisanzwe ndagenda mvayo. Vuyeyo icyo gihe abahungu twari turi muri department imwe ndabwira ati se mwana twakinyujijemo n'ubundi tugahita twitahira ntabwo byaba ari sawa. Arambwira ati si ibyo bintu nutabona amasaha yageje kandi ntabwo tujya turenza saa 11 tujye tunyuremo. Bandagenyuramo ngera ku mashini imwe nini. Iyo mashini birashoboka ko yari ifite metero nk'umunani. Metero 8 mu bugari yari ifite metero 3. Mu bugari yari ifite metero 3. Mu bugari yari ifite 3 mu burebure ifite 8. Noneho ni nini koko icyo gihe iyo mashini bayitaga Jackie. Noneho iyo mashini irangije nsanga hari ibyo yataye. Icyo gihe iyo mashini yakoraga ipamba. Iyo mashini mu gukora ipamba noneho njyewe nyegeraho nsanga yataye ipamba hasi. Kandi yori nitahe ati niho hanyuma mba ndarikusanyije mba nteretse akeyo hasi mba ndariyoye. Ndiyorana amaboko yombi. Ndiyoranya amaboko yombi ndaterura nterura ipamba ndirona amaboko yombi kira mu mashini. Kize mu mashini kwa ipamba ryangeraga ku kananwa narebaga imbere nterekamo neretsemo intoki zigenda zitangana. Iki kiganza cyavuye iki ureba cyagiye intoki zacyo ziri imbere cyane gutya agana imbere ukuntu nyine bigaragara. Noneho hari iziri imbere cyane. Noneho njyewe imashini ibifasha utuno dutoki tw'imbere iradufata idufashe kwa ko imashini yarakaragaga idufashe ngiye sinakurura ngo mvanemo
ndababara ndoroshye kwa ko ubabare ntabwo uhita uva wapi ngiye mashini yamfashira nkomeza ndoroshye noroheje imashini intoki iramanura irazikaraga noneho yarazikaraga ihera ku rutoki isi ikaraga ntabwo yagiciye wapi yahereyeho ikaraga ihina igenda ikaraga ihina noneho igeze ku kiganza iraturitse kanibwo natatse igeze ku kiganza iraturika nibwo natatse iraturitsa ikiganza nibwo natatse mumaze gutaka yo imashini ukuntu ikora iyo iri gukaraga yantaga naranababuraga cyane yakuraga imitsi giruti umutsi ukaba wagaruka ndasa ariko yo yakaragaga kuko inashize muri moteri ntarimbizwa urumvura umukirina nta bintu bya tekinoloji ubuzi kandi imashini abantu bayikoraho ntago bari bahari bari bagiye sinzano bari bagiye none nje irankaraga maze kunkaraga ikaraga intoki maze gukaraga intoki izirane byatanje none ndangije ndataka maze gutaka bazanabara ariko intoki zari zikiri mu mashini y'ubwayo zikiri mu mashini irazikaraga cyane koko zikiri mu mashini noneho ngiye icyo nabigengeje barambwira ati tuzimye imashini nabwo ati mwizimye kabisa iri kunje noneho ngewe nabwo ati ndi kubabara cyane ubwo kuko yari yamaze kunca intoki n'ikiganza giturikije inyamirimira zinta mu maso inzara iki byose urumva iyi mashini isya ipamba iri muzi iri huha rikaguruka ikarifatika ikaricagaguramo ukuntu ikaricamo utuntu nyine ni ibintu bikomeye cyane urumva iyo igeze noneho ku kiganza itugira utunyama twisambusa ntago kacitse ku buryo wagatura ngo wongere ukanereke wapi ahubwo twari utunyama turi gutaruka mu maso yanjye aradukaraga noneho ngiye ukuntu imashini aramfasha irankurura ku buryo nari wa muntu waburaga gatoya ngo ninjire mu mashini ntago wagaciye kugira ngo birangiye wapi yari irimo irakurura ku buryo yakururaga ngo inzamuke ibe yaca n'ijosi noneho ngewe naratatse igeze ku kiganza baraza barankurura bankure bajimije imashini yanga kuzima iyo mashini iyo izimye nyuma y'iminota 30 iyo mashini yo ni mu gihe izimye nyuma y'iminota 30 yaramfashira karaga bajimije iranga noneho bareba ku isaha bati no mashini izimye iminota 30 bategereza iminota 30 ku isaha bayibara kugira ngo iyo mashini ndekure nari nkirimo kandi kiri kunkaraga ikiri gukaraga akaboko kanje ahubwo ngiye ikintu cyari cyancanze ndimo ndareba ibikezi ntazi ibindi kureba umutwe ndimo ndareba ukuntu ntazi ibiki byose numva meze ukuntu noneho baraza baramfata barankurura bamaze kunkurura ntiyandekura ariko ikintu bakoze barankuriye kugira ngo itakomeza kuntu kikagikomeza inyura mu kaboko ikomeza inyura mu kaboko dore hano mfite n'amenyo yayo mfite n'amenyo y'imashini hano yarakomeje ikajya inkurura ikurura isya ariko baramfata bamfasha amaguru n'amaboko n'umutwe kugira ngo idakomeza kuntwara ahubwo bategereze ya minota imashini izimiraho ariyo izimiraho n'ubundi kugira ngo babashe kunkuramo kuko ntago bari kunkuramo ikimfite ahubwo abo byaye gushiduka yabatwaye kuko ni mashini yari ikomeye cyane noneho irikaraga noneho ikintu gihe cyambayeho naratutubikanye ku buryo umuntu wese wari umfite naranyereraga nafashwe n'abahungu harimo umwe wari ushinzwe n'umwe mu bagabo bari bashinzwe umutekano w'abakozi muri urwo ruganda noneho baramfata barankomeza bamaze kunkomeza baramfata imashini barangije barayirindira maze kuvamo ikiganza cyacitse mwene sinzi nimba muri kubireba uyu mubiri undiho nagaruka ruwanje ahubwo ino nyamiyi yari iri kure yari yaregeze aya magufwa abiri ariyo yanamya asigaye noneho no mubiri wo hasi wo uri mutendera uri hasi noneho uyu nguyu wari uri hagana hasi uyu nguyu niwo banteyeho hari ukuntu kwa muganga bagenza kukurandazwe babwira noneho njya kwa muganga banjyana kwa muganga njyayo banyitaho basha kubaho neza nagiye kwa muganga bakora ibyibanze baramfasha bahagarika amaraso akaboko kanje bakitaho deja kureba kuko akinyama yari yamanutse bantereyeho n'indi inyama bayi kwa muganga iyo babona n'andi bari bukuru umubiri bawugukuraho uyu nguyu gutya bawugukuraho iyo bamaze uyu nguyu bawugukuraho bakawugutira kuko iyi ngiyi yari yamanutse iregarega nagezeho nashizemo amaraso meze nabi akimana yaramfasha ngo ndarokoka mbangiye muri urgence nk'abandi bose nkorerwa ibindi gusa ariko barakantu nahoraga nibaza ku gitanda ise nari sanzwe mbayeho nimenya nkuko mu buzima bwanjye bwose mu muhanda nari meze kuva kera ibintu byose ukuntu nyine nari meze ubu nyine none se nibaza ndabahone nzifasha ne nongeye nkahita nanibaza se umuryango wanjye wo ese uzabaho
hari ibintu nibazaga byinshi cyane bikanangora. Ese umuryango wanjye wo uzabaho? Ese njye nzabaho gute? Ibyo byose nkabyibaza nkabura igisubizo. Gusa ariko njye inzozi zanjye numvaga mu buzima bwanjye naba nk'umusirikare, kuko icyo naheragaho kwari uko ndeshya ibyo nanyuzemo uwo ndi we, gusa ariko amashuri ntiyabincobokeye, nkumva nagira aho ngera nyine nkakura, nkumva nanone bitewe n'uko ntabasha kuba najya muri sinema, kuko sinema yo ndayikunda kandi mfite na talent zayo, cyangwa nkajya mu nyinamico, ibintu nk'ibyo nyine muri sinema ibintu byose byo nyine njye numvaga muri njye mfitemo amaraso ya sinema, umva nakina amafilme, nkumva najya mu manyinamico nkaba nakina inkinamico cyangwa urunana, ibintu nk'ibyo nyine numvaga nshaka kugera ahantu hakomeye kuko numvaga mbyiyumvamo. None kugeza amagingo aya ntabwo nibaza ngo nzaba iki, ntabwo nibaza ngo ndi iki. Ubu nyine kwa muganga narahabaye, mama nyitaho, naho nakoreye impanuka banyitaho, gusa ko ndibaza ese nzaba iki. Nifuzaga kuba najya muri sinema, nifuzaga kuzamuka nkajyaho ngera, nifuzaga kuzumva yuko nafasha abandi bagenzi banjye bameze nkanjye, nifuza kuzafasha abantu benshi cyane, imiryango itifashije nk'uko naturutse kure, kandi ndakeka hari abantu benshi mumeze nkanjye. Ndabizi neza ko muri abantu benshi mumeze nkanjye mwifuza kugira aho mugira, mugatera intambwe ariko mukabura support, mukabura ibitekerezo by'abantu bababwira ngo va aha ngaho ugera aha, kubera ko wowe mu gihe nta kintu umuntu yagushishikarije kugira ntabwo icyo gitekerezo wakigira. Kandi ndakeka bamwe mubizi neza yuko kugira ngo umwana agire intambwe atera ni nyina ubimwigisha, ni nyina umubwira ngo kora iki, ni nyina umubwira ngo tera simamo dede, ibintu nk'ibyo umwana akiga kugenda. Nawe rero mu mutwe wawe ukeneye wa muntu uzakubwira ati tera intambwe ugera ahangana, nawe wayitera ukabona ko biri ngombwa ukabasha kuyitera ukahagera. Kandi koko bivuze ngo magingo aya njyewe nifuje kubasangiza inkuru nk'iyi yanjye, kuko nzi neza yuko hari abo yabera isomo. Murakoze.